ubona ko mba nataye mu byango bya OG umeze bite kari ukuntu buri kunsiga amabyi bro trip magaze mwana kiriya cyane urabona atari ubufu urabona nta kiteza wakinwe mba ndi kubyapa mwana mba ndi gucamo nguruka fo men ibintu ndi kugafima kukagofero OG kukaburandi gashasha kareka ntabwo uzi nabyo uzi cyane nye cyagize gutya cyina moto so nyine hari ikintu nkokirira sa ibintu by'imyotsi ganje zatanje umugongo ngona icyo yakinare tu niki kigiye kunzu baraza fresh mukangiye gutamo bundi n'indamu n'intamu iwani cyande itanyikubita ibintu bya iwani aho bane tafugenge ku mutima mani kura amavyoye ngo ni Chris is ririmba ngede niko abandi bari Kevin Kadi baririmba irpa ibana nibo bakora ibintu bya danje mani reka mwe reka no kuneza imbere bakupa mani bro. Oh shit! Bimeze gute baby? Muri iyi minsi ariko hari utuntu utari kunkozaho. Nk'umuntu nkanjye ariko buri uhagaze ibyangwe nkanjye. Bomba clap! Kunza naho utuntu nk'utwo ngo mbanze ngo. None se. Mfite gahunda yo gukubita ikibamba sana duru wewe. Urumva neza? Kandi ntago buri kunkozaho ngo mbanze nshwanyaguza. Mfata nka kadage we ntago bizi ko duhuye ngusigira agace ka miliyoni bomba jya unkozaho tu kambe nkuretse G hari akana mbonye tumaze igihe dukoringa yashobora kumva ndi kuvuga ubufungu ugasanga nkomye ibintu kambe nkuretseho gato mbanze mvugane nawe namubonye ari imbere yanjye inana ese waretse tugakina iby'abana Because in the man nginana Chris easy shit man kabaka ku mutima sumbana ubwira sha cyangwa imbande ngo sha nani isoni urafunze cyane ariko nubwo naje ni tuyemo nakwemeza mu subiza ho musa bomba clap niki shit man agwandangira ibintu bya gutya kuva warangije kumbwira utwo tuntu kugira ubyemere ushaka umufuka wacu muri uyu munsi ni aje none mwe ni cyana cyavuzwe ni tabi bro ibintu shit man calm down urangira urangaraga ingazi me kumva G giye kunkaraga ingazi kugukaraga ingazi nabirenze giye n'umudege nakararo nakagutera fo ariko ukanga n'iki nanjye undi mwitwikira fo sufata tugende. Oh my days, fuck man mbana gutanze kare fo ibintu by'inyotsi depoye ni nana bataka akubushiti man yoboka kabaka bro kanyanga nta rumoki shaka kantu mu muti ubwo se abyana hano byo kurompeka tuze shanga si wanyise wacu gute Tupfusha no kuvuga ngo abana kugira ubabone gusaba uri nayo se utegeje ba mu mahanga mbona ufite mbona unezeza ako we na gatoya yakakugira kabaka nubwo yapfuye azahora ari kabaka nimamo natwe tuba turi muri sirogazi no mwana reko neza cyane ari ako mwana ziganje zawe ko zidasinza mwana ese tuzi mukanye zingizi nizo nimo kunywa inzoga y'umutobe mukanye kaguhiramo ukuvanga kangaka kaje mukanye kagushwanya bazumvirimo n'ibintu by'ubutobe ni washwane nta kintu wavangemo ngiro yemere njewe nta nubwo mari wagiye uri mu yindi si ubusuri kubona mfite ubwenge aha Simoni kumbona iminwa batangiye kuba watukuru kubera ikibane ziganje zawe zimeze gute ni nagari ngizo tumu Kigali
tuza shana ibyo nahonoze mubwira rega iyo wabaye gutyo ntabwo uramenye uracyari umwana mu kazi ubu wabona wengetse ibigofero ahubwo n'igi wakazihengetse uko n'igi cyaze swingiza gufasha abantu cyabashirimo kantu kawatuko gusereka mubaza ko naguhaye ganje zinkwa kiyange igihumeka kumubaza aho kugira nza n'ibintu by'imyotsi ifandi gupapara nyiminwe isumutuku mani kombo nabayagaye kigusa umutukura kombo nabayagaye kati kanyanga nta rumogi Patipe cyane komereza kwifari yogesha kari buri menere ako nta kibazo impamvu nuko nabonye ari mutoya mu mutwe nubwo yakuze nk'igihe cyaze mani kadagira ndaburije fo ijama mani nyibwire ngo ishiturire itabi uziko wajyana isize makeup n'abaye shadibusi shamvuye ku itabi ngiye guhinga ibigori